turashima imiyoborere myiza. Imiyoborere ibereye abaturage ni ishingiro ry'iterambere rirambye. Ubuyobozi buha abaturage ijambo bakagira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo no mu bibakorerwa. Kurikira ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage, uruhare rwawe mu miyoborere y'igihugu cyawe. Imiyoborere ibereye abaturage ni ikiganiro mutegurirwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Reka twongere tubifurize kugubwa neza aho mudukurikiye muri hose. Nk'uko ikirango kimaze kubibagaragariza, uyu ni wa mwanya tubagezaho ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage mutegurirwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Hashize amezi arenga 10 urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rutangije ubukangurambaga bwa nk'uwikorera bugamije kurushaho kunoza imitangire ya serivisi mu nzego zitandukanye zirebana n'ubuzima bw'igihugu. Muri aya mezi yose RGB yagiye ikorana n'inzego zitandukanye yaba iza leta ndetse n'iz'abikorera, hagasuzumwa uko zihagaze mu mitangire ya serivisi, hakanatangwa inama y'ibikwiriye gushyirwamo imbaraga hagamijwe kugera ku cyerekezo cya leta cy'uko u Rwanda rwaba igicumbi cya serivisi inoze haba mu karere ndetse no ku mugabane wose wa Afurika. Ni mu gihe kuri ubu igipimo kirebana n'imitangire ya serivisi inoze kiri ku mpuzandengo ya 73%. Mu rwego rwo kugera ku ntego yo kuzamura urwego abasaba ndetse n'abatanga serivisi banyurwaho nazo, RGB kabirimo gukorana n'ibyiciro bitandukanye by'abatanga serivisi, ariko noneho by'umwihariko harebwa buri cyiciro kwacyo nuko iyi gahunda ya nk'uwikorera cyayigiri yacyo. Imiryango nyarwanda itari ya leta akaba ariyo hereho muri iyi gahunda ya nk'uwikorera mu byiciro bitandukanye by'abatanga serivisi. Muri iki kiganiro rero turagaruka ku ruhare imiryango yiyemeje kugira muri nk'uwikorera, turebere hamwe hakigaragara imbogamizi kuri yo ndetse nuko yiteguye kuzirenga ngo ikomeze kuba umusemburo w'impinduka nziza by'umwihariko mu birebana n'imitangire ya serivisi. Iki kiganiro imiyoborere ibereye abaturage mugiye kukigezwaho nanjye Temistokle Mutijima. Mu mpera z'ukwezi kwa gatatu k'umwaka ushize w'2017 nibwo RGB yatangije ubukangurambaga bwa nk'uwikorera bugamije kunoza imitangire ya serivisi. Mu mezi atatu abanza afatwa nk'igeragezwa ry'iyi gahunda, hibanzwa hanini kuri zimwe muri serivisi bigaragara ko zikenerwa n'umubare munini w'abaturage. Ibi RGB ikaba yarabikoraga ku bufatanye n'izindi nzego zishinzwe izo serivisi ndetse n'abazikoramo. Ibi kandi nk'uko ubuyobozi bwa RGB bubigaragaza byatanze umusaruro ufatika. Hari ingero zimwe na zimwe dushobora gutanga zagiye nk'uwikorera yagiye ifasha. Wenda natanga urugero nko mu bikorwa bijyanye na gahunda ziteza imbere abaturage nka za VUP na Girinka n'ibindi n'izindi gahunda. Hari aho wasangaga hari ibibazo bituma ibyo abaturage bagomba gukorerwa cyangwa guhabwa batabihabwa mu gihe. Iyi nk'uwikorera rero ubukangurambaga bwagiye bufasha kuganira, kurushaho kuganira n'inzego z'ibanze zibishinzwe kugira ngo ibyo bishobore kwihuta. Aho rero harimo ingero zifatika, ariko ntabwo twakora isuzuma ryimbitse. Turashaka kugira ngo tuzakore isuzuma tugende tureba noneho ese ubukangurambaga bwageze kuki mu mibare, noneho dushobore kunabisangira. Kuri ubu RGB yatangije uburyo bwo kuganira na buri cyiciro mu bigaragara ko bikoranira bya hafi n'abaturage hagamijwe gukomeza kongera umusaruro uva muri iyi gahunda ya nk'uwikorera. Ku ikubitiro imiryango nyarwanda itari iya leta akaba ariyo yahereweho, ariko n'izindi nzego zikazagerwaho nyuma. Bwana Kalisa Edward, umunyamabanga mukuru wa RGB, arakomoza ku mpamvu y'ubu buryo ndetse anagaruke ku musaruro bwitezweho. Impamvu ni nyinshi, kuko civil society organizations cyangwa imiryango nyarwanda itegamiye kuri leta isanzwe igira uruhare mu iterambere ry'igihugu, isanzwe dukorana ibikorwa bitandukanye. Twumvise rero batasigara inyuma muri iyi gahunda kubera uruhare basanzwe bagira. Tugomba gufatanya guteza imbere imitangire ya serivisi. Rero binyuze muri ubukangurambaga bwa nk'uwikorera, turashaka kugira ngo tugire ubufatanye burushijeho. Dusanzwe dufatanya, ariko turashaka kugira ngo twongeremo ingufu dufatanije n'iyi miryango nyarwanda itari iya leta kugira ngo imitangire ya serivisi mu banyarwanda igenda inoga uko bwije uko bukeye, kugeza igihe abanyarwanda bazabona bishimiye
uburyo tubakorera dufatanije. Nta nubwo ari sosiyete sivile gusa, sosiyete sivile uyu munsi nibo duhuye nabo, ariko na private sector ndetse n'amadini n'amatorero turifuza gufatanya n'ibyiciro byose by'abanyarwanda kugira ngo iyi gahunda ishoboke. Ubundi nta bintu bihambaye birimo, ni uguhindura imyumvire n'imikorere gusa, nibyo bikenewe, kandi twizera yuko ubwo bukangurambaga bukozwe na buri munyarwanda wese, turizera yuko icyo gipimo cyagerwaho rwose. Icya mbere turabanza kureba ibyakozwe uko bimeze, aho bigeze, ariko tukareba noneho n'ahari imbogamizi tugafatanya kugira ngo imbogamizi tuzikemure, ahubwo twongere ingamba zo kugira ngo twihute. So guhura rero na buri cyiciro bishingiye ku nshingano basanzwe bafite n'ubundi, biratuma buri wese yisuzuma akareba ibimaze gukorwa, akareba n'ahakongerwa ingufu kugira ngo dushobore kwihuta tugere kuri cya kigero twifuza kugeraho. Intego ya Leta y'u Rwanda kubirebana no kuzamura igipimo cy'imitangire ya serivisi inoze ni ukuba nibura nyuma y'uyu mwaka w'2018 kizaba kigeze ku mpuzandengo ya 85%. Ku ruhande rw'imiryango nyarwanda itari ya Leta bagaragaza ko biteguye gufatanya n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere hamwe n'izindi nzego muri uru rugamba, na cyane ko gutanga serivisi inoze no gukorera mu mucyo bisanzwe biri mu nshingano zabo. Twebwe nka societe civile n'ubundi biri mu nshingano zacu kugira ngo dutange serivisi neza, ariko naho tubona serivisi idatangwa neza tube twabigaragaza, ndetse tunasabe ko bagira ibyo bahindura mu gutanga serivisi neza. Icyo rero RGB yakoze uyu munsi ni ukuduhuza na societe civile kugira ngo tuganire turebe uburyo twakora neza kurushaho uko twakoraga, kuko buri gihe umuntu aba ashaka kwiga, ushaka kugira ngo ukore neza ibyo ukora binogera abantu. Igishya nabonyemo ni uko batubwiye ko natwe ubwacu tuba tugomba kwisuzuma tukareba koko niba serivisi tuyitanga neza, niba abo tuyiha nabo ibashimisha, kugira ngo natwe tujye twumva neza kuko ibyo dukora abanyarwanda dukorera babishima. Ikindi ni uko na RGB kandi nabyo twabyumvikanyeho ko nabo ubwabo nk'urwego rwa Leta, urwego rushinzwe n'ubundi gukurikirana imitangire ya serivisi, bazaza iwacu mu miryango yacu bakareba uburyo dutanga serivisi, hanyuma bagazasohora raporo. Ubwo nayo nibaze ko ni inzira imwe nziza izaba itugaragariza uburyo bazabona abandi baturutse ku ruhande, uburyo bazabona dutanga serivisi, ndetse bakatugira n'inama, kuko icy'ingenzi ni ukureba uburyo tuyitanga, ariko n'inama z'uburyo twarushaho kwitanga neza, kandi bikaba ari ibintu byarebweho ko n'abantu bafitiye umwanya, bafitiye ububasha, bafitiye ubushobozi, batari twebwe nka societe civile. Nabyo ni ibintu twishimiye. Ikindi nka civil society twiyemeje ni uko ni ubufatanye hagati yacu ku buryo ibyo ONG imwe nyarwanda ikora n'abandi bagomba kubimenya. Nta mpamvu yo kugira ngo abantu bakorere mu kintu nakwita nk'ubwiru, ibyo dukora bigaragarizwa abanyarwanda, kuko amafaranga dukoresha ni amafaranga agenewe abanyarwanda. Nubwo tuyita inkunga cyangwa se imfashanyo tuba twahawe n'abaterankunga, ariko ni amafaranga aba yagenewe abanyarwanda. Ni byiza rero ko ibyo dukora tugomba kubikora ku nyungu z'abanyarwanda, kandi tukabigaragariza abanyarwanda, tukabereka n'umusaruro wavuyemo. Kuko nk'uko byagaragaye dukwiye dukorera umuturage, dukorera kugira ngo umuturage ahindure ubuzima, duhindure ubuzima bwe, haje iterambere, haba mu bukungu, haba mu mibereho myiza, kandi kuko dukora koko nk'abashaka guteza abaturage duhagarariye imbere. N'ubundi ryajwe nubwo atari cyo cyane twagenderagaho kenshi, twashaka gukangurira umuturage no kumuvuganira hirya no hino, ariko ubu ni nk'uwikorera. Twe dukora nk'abikorera n'umuturage, tukamushyiramo no tumenye ko ari umuntu we uwikorera. Ibyo duhuriza hagati twese hamwe, ari Leta, ari societe civile, ari wa muturage, tumenye nk'abantu barimo bikorera kandi bose bashaka kuzamura abanyarwanda kugira ngo tubashe guteza imbere igihugu cyacu. Icyakora nanone imwe muri iyi miryango isanga kugira ngo gutanga serivisi inoze b'umuco hakwiye kuba ubukangurambaga bwa nk'uwikorera bwunganirwa n'inyigisho zitangirwa mu miryango, abana bagakura babitozwa kugira ngo bazavemo abayobozi beza batega amatwi ababagana. Erega burya nko gutanga serivisi itari nziza itanoze, hamwe na za kamere muntu icyo kiri mu kimenyi. Hari ukwigisha, hari ugushishikariza bigahoraho, ariko hari na kamere muntu. Iyo kamere muntu n'abandi bababwira bati nimujye mu ngo, umwana kuguhereza ikintu, kumubwira utuhereza umuntu umwubashye, iyo nayo ni serivisi. Burya serivisi ntabwo ari hari utanga serivisi ukubera kuri umuyobozi runaka, nayo ni serivisi mu rugo. Umwana aguhereje ikintu ukamushimira, hereza umuntu runaka, mutoze. Kubera ko societe civile yo yigisha kandi ikigisha abantu bo mu ngo, ko hari ibiganiro batanga, iteka ni ukugenda wigisha, ariko uhereye nk'ubu ngubu gahunda societe civile ifite ni ukujya mu ngo
ingo ziteranye zibyara umudugudu watera imidugudu myiza ikabyara akagari, utugari twiza uko tugenda dukora neza bakabyara imirenge myiza, nuko bizamuka. Ntabwo rero byashoboka kugira ngo uhere mu kagari cyangwa uhere mu murenge, no gutunganya mu ngo, kandi mu ngo n'abantu babamo, kwigisha wa mwana gutanga serivisi nziza. Iyo ugiye gutanga bwa buntu, uvugisha umuntu ute, umwakira ute, iyo agiye kuba n'umuyobozi burya bya bintu nibyo azamukana, kongeraho n'ibyo yiga, n'ibyo agenda atoza kubera ahantu agenda kurira, ariko azatanga serivisi ati wacu bantoje ibi ngibi, n'ubundi uzahasanga umuyobozi wakira abantu, utavuga ngo uzagaruke ejo. Wa muyobozi mwiza uvuga ati ndatega amatwi abaturage, kuko yabonye wabo batega amatwi. Umuntu yagiye kubwira atega amatwi, ntamuhunge, ntamusuzugure, ntamuhuge. Nubwo iyi miryango nyarwanda itari iya leta yiyemeje gukoresha ijwi ryayo mu kuzamura ikigero abaturage banyuzweho na serivisi bahabwa, hari aho ikibonamo intege nkeya, cyane cyane ku birebana no gukorera hamwe hagamijwe kugirana inama. Uretse iki kandi hari n'ikijyanye n'amikoro gituma umubare w'abaturage igeraho ukiri muto ugereranyije n'ubwinshi bwayo. Aha bamwe mu bayobozi bayo bagasaba ko ishyirwa mu bikorwa rya bimwe mu bikorwa bigamije iterambere ry'abaturage ryashyirwa mu maboko ya bene iyo miryango, ibyo basanga byarushaho kunoza imitangire ya serivisi muri izo gahunda. Imiryango yacu sosiyete sivile akenshi usanga abantu bakora ku giti cyabo. Ibyo mukora, iby'umuryango mukora ntabwo ushaka ko abandi babimenya, kubera ko nkeka ko baba ari impunye zo kuvuga ngo abandi bamenya aho nakuye amafaranga nabo barajyayo, ariko nta n'icyo binatwaye kuko ni amafaranga agenewe abanyarwanda. Nta mpamvu yo guhisha rero. Nubaza ko aho hantu hari imbaraga nkeya yuko abantu bakora ku giti cyabo kandi ntibashake ko ibyo bakora abandi babimenya. Ubu rero nibaze ko bigiye gusobanuka kuko tuzajya twisuzuma ubwacu nka sosiyete sivile, ariko na RGB nk'uko twabyemeranyije nayo izajya izirebe uburyo dutanga serivisi, ibyo dukora, kuko ni ku nyungu z'abanyarwanda. Twashimye ko na leta tubwira ngo murusheho turenge na 73%. Nashima ko badushishikariza ibyo dusanzwe twifuza gukora, kandi saba ko bagenzi banjye bose twahaguruka tukongera umuvuduko twari dufite, kandi tugashaka n'ubushobozi kugira ngo umuturage agerweho n'ibyo agomba gukora. Ahubwo icyo twasaba ni uko ibikorwa bikomeye bimwe na bimwe leta yabirekura ikabiha sosiyete sivile kugira ngo byihute kandi badukurikirane bamenye ko ibyo bikorwa byakozwe. Nkeka ko serivisi yakwihuta kurusha uko wenda tubishyira mu maboko ya minisiteri, tubishyira mu maboko y'ibigo bya leta. Nkeka ko bagiye babikwiza miryango yigenga, abaturage yarushaho kugira serivisi nziza kandi yihuse. Nshuti bakunze ibiganiro byacu, cyane none aha tugisubikiye tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage mugitegurirwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, naho ngi wakibagezagaho ndi Temistokle Mutijima. Mukomeze kugira ibihe byiza. Urashima imiyoborere myiza. Imiyoborere ibereye abaturage ni ishingiro ry'iterambere rirambye. Ubuyobozi buha abaturage ijambo bakagira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo no mu bibakorerwa. Kurikira ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage, uruhare rwawe mu miyoborere y'igihugu cyawe. Imiyoborere ibereye abaturage ni ikiganiro mutegurirwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB.